ariko ntabwo ari umwuka uri mu wundi muntu ugomba kubimuhatira. Ntabwo ari umushumba w'idini cyangwa se w'itorero ugomba kumubwira ngo senga gutya, kubera ko gusenga, inyungu zo gusenga zifitiwe usenga kubera ko ari uzi icyo ari gusaba, ariko imitima ikamba kure. Gushimisha iminwa ni ukuvuga ibyo utakora, kuvuga ibyo utari bushobore. Uwitaye ngo nakubabarira imyenda ngo nguko ngo nawe wayibabariye ngo abandi bantu aho ngaho ntabwo ucira urubanza, wowe urabizi. Imbaraga, ubwami, ubushobozi ntabwo ari iby'umunyamasengesho, ahubwo ni iby'Uwiteka, niwe ubiguha kugira ngo. Reka rero dufatiye umwanya twongera kubasuhuza abakunzi umwami wacu Yesu Kristo n'abakurikirana ibiganiro by'imyizerere ijambo ry'Imana kuri televiziyo Umwizera TV show. Ndabanza kubashimira kubera ko mukunda gukurikirana ibyigisho byacu. Ku ruhande rwanjye ni inyungu ikomeye nka Apotre Anastase, kubera ko ijambo ry'Imana nkwirakwiza, ngeneye ko abantu baryumva ndetse n'iby'Imana iba yantumye kugira ngo abantu babikurikire, nubwo umusaruro munini ari uwabo, ariko nabyo ni byiza. Niyo mpamvu rero ndagira ngo ubwire ngo ntujye wibagirwa gukanda subscribe, hanyuma kandi ujye ukora like na comment kugira ngo nabwo tumenye uko comment zawe zituma tumenya uko bihagaze, ndetse nawe mu mwuka umwe ukaba watwunganira. Ngira ngo rero nk'uko twabibabwiye turahari ku bwanyu kugira ngo tubwirize ijambo ry'Imana, kuko ntabwo Imana igira uko igenza. Imana yaciye inzira nyinshi zo kugira ngo abantu bavuge kandi babone uko babwiriza, babone uko bigisha ijambo ryayo rigenewe ku bandi bantu benshi. Ndasuhuza rero mwese abizera, abera mwese aho muri hose, kugira ngo mugumye mukomere mu mbaraga zo kwizera, mu mbaraga z'umwuka, ndetse mukomeze n'abandi bazarushaho gukomera, ndetse tumwe dusaba Imana kugira ngo Imana iduhishurire, hanyuma tumenye iminsi duhagazemo nuko tugomba kugenda muri iyo minsi. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, kugira ngo mbabwire amagambo nshaka kubabwira uyu munsi kandi akomeye. Turasoma ijambo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 7 umurongo wa 21. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ni mu Isezerano Rishya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 7 umurongo wa 21. Haravuga ngo umuntu wese umbwira ngo mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi kuri uwo munsi bazambaza bati, mwami mwami, twanuraga mu izina ryawe, nditwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Nibwo nzaberurira ndi sinigeze mbamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe. Iri jambo turongera turisome muri Matayo n'ubundi 15. Tumabwiza ko bwanditswe na Matayo 15, cya 15 umurongo wawo wa 8 n'uwa 9. Iyi mirongo mbanyizi cyangwa se ndanayizi, ariko tuba tugomba no gusoma. Ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imbakure. Umurongo wa 9, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo. Ijambo Uwiteka Imana yashimye ko tuza kuvugana, ndashaka kuvuga ku kintu cyerekeranye no gusenga n'amasengesho. Dusomye ibyanditswe bibiri mu gitabo kimwe cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Imana itunenga cyangwa se Imana igaya abasenga. Ahambere nahagiye kubura umusaruro w'amasengesho, ngo abavuga mwami mwami ntago aribo bazajya mu bwami bwo mu ijuru. Mwami mwami ni ugusenga. Aho ngaho Yesu yarabigaragaje, avuga neza ko niyo wakotsora uko wavuga kose atari kuzajya mu bwami bwo mu ijuru. Hanyuma tukongera kubona hariya n'ubundi mu butumwa bwiza bwa Matayo 15, haravuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo ikamba kure. Bansengera ubusa. Why we pray for nothing?
bansengera ubusa. Bibiliya itubwiye ngo bansengera ubusa. Kubera iki? Kubera ibintu bitatu ngiye kukubwira. Uyu munsi nashaka kuvuga ku kintu cyerekeranye n'amasengesho. Masengesho nk'uruhare rukomeye ruduhuza n'Imana. Amasengesho nga connection yacu mikro tunyuramo kugira ngo dushyikirane n'Imana. Amasengesho nk'indwara turwanisha kugira ngo turusheho gukomera. Kubera iki? Yesu yatubwiye ngo dusenge. Kugira ijambo ry'Imana ridusaba kugira ngo dusenge. Hanyuma rikaba rigarutse ritubwira ngo bansengera ubusa. Icyambere mu masengesho yacu tugomba gusenga, ariko harimo no kumvira Imana kurenza kumvira abantu. Hari amasengesho nabonye, amasengesho y'imfabusa, amasengesho y'amategeko y'abantu. Ugasenga kubw'imihango. Imihango y'abantu, uko dusenga mu Bagiriki, uko dusenga ibunaka, uko dusenga mu Imana z'iwacu tutazi twasobanukirwa izo arizo, undi nawe yaza akazicokamo ati senga gutya. Ubundi gusenga ni igikorwa umuntu atera kundi ko asenga, uretse ko Yesu we yatuyoboye uko tugomba gusenga. Ariko mu buryo bw'iyobokamana, cya kindi twavuze, iyobokamana yaje kuba ikibazo. Iyobokamana yinyuranye n'ibyo Yesu yavuze. Kuko yisomye nk'amagambo Yesu yavuze yigisha abantu gusenga muri Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 6 umurongo wa 7 kugeza 18. Yaravuze ngo dusenga tujye tugira dutya ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwa mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ngifunguro ridutunga riduhe none. Iryo sengesho nagira ngo uza kurisoma neza, urebe icyo rivuga, wongera uritekerezeho, kubera ko abantu batajya bakora ibyaryo. Ariko ako ngako nta kandi, kudakora ibyaryo nta kandi. 6 igice cya 6 umurongo wa 7. Arabango wewe nusenga umurongo wa 6 ujya winjira mu nzu yawe ubanze ukinga urugi. Uhere ko usenga so mwihereranye, nuko sureba ibyiherereye azakugororera. Uyu murongo utweretse ibintu bigeza kuri bingahe? Utweretse ibintu bigeza kuri 2 muri sirigitire zo gusenga. Icyambere, wewe nusenga mujye ubanza winjira mu nzu ukinga urugi. Ukinga urugi, numara gukinga urugi ngo usenga so mu ijuru mwihereranye. Anga bigaragara neza ko amasengesho ni igikorwa kiri particulier, n'ubwigenge bw'umuntu n'Imana ye. Kubera icyo agiye kubanza gukinga inzugi, kwanga kindi myuka imuderanje. Kubera ko igiye gukinga inzugi, n'ukwanga ko abandi bantu, imbaraga za Satani zikorera mu bantu ziza gutata ibyo ari kuvugana n'umwami we. Hanyuma ngo namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato, nk'uko abapagani bagira, bibwira kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugasa nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutarabisaba. Nuko musenge mugira mutya muti. Reka twabisobanurire umurongo. Yesu arongera ngo nidusenga ntitukamere nk'abapagani ngo tujye tuvuga amagambo tuyasubiramo hato na hato, cyangwa tuvuga amagambo menshi imbere y'Imana. Ahubwo tujya dusenga twumva neza ko Imana iri kutwumva. Ngo ntitugase nabo. Nuko nimusenga mujye mugira mutya muti, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ubwami bw'Imana buze. Imbaraga z'Imana zagirana nawe zigushoboza. Ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Reka Imana igukoreremo, reka Imana uko ijuru ari iryera, nawe Imana iguhindura uwera. Nicyo ijambo rivuga. Uko ishaka aba ariko biba mu isi nk'uko biba mu ijuru, iguhindura uko ishaka yo ubwayo. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, gusaba ifunguro cyo muzasaba cyose mwizeye. Uduharira imyenda yacu nk'uko natwe duharira abaturi mu imyenda yacu. Iki ni ikibazo gikomeye. Abantu bakunda gusenga ntabwo bajya bitekerezaho hano.
muri Matayo tumaze kuvuga ngo ubwoko bunshimisha iminwa ariko imitima ikamba kure. Gushimisha iminwa ni ukuvuga ibyo utakora, kuvuga ibyo utari bushobore. Uwiteka ngo nakubabarira imyenda ngo nguko ngo nawe wayibabariye ngo abandi bantu. Aho ngaho nagucira urubanza, wowe urabizi. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi. Icyo ni cyiza. Agukiza imbaraga za Satani, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Imbaraga, ubwami, ubushobozi ntabwo ari iby'umunyamasengesho, ahubwo ni iby'Uwiteka. Niwe ubiguha kugira ngo aguhindure uko ushaka, ubashe kwera nk'uko mu ijuru ari iryera, ubashe gukora imirimo itunganye, imirimo y'abera nk'uko ijuru ari iryera, ubashe kubabarira nk'uko ijuru ryakubabariye. Niki isengesho Yesu yarivugiye. Iri ni isengesho rusange twahawe na Yesu Kristo, ni naryo sengesho ryagombye gukurikizwa. Hari andi masengesho, amasengesho y'umwihariko akubiyemo emotions cyangwa se amarangamutima y'usenga akurikije uko uwo muntu arimo arasenga. Iri sengesho murumva uko rireshya, ntabwo warirenza ahandi magambo uko Yesu yarivuze. Niyo mpamvu yavuze ngo tukaba tuvuga byinshi. Ariko hari andi masengesho y'umuntu ku giti cye ashobora gusenga mu bice bitandukanye cyangwa se mu bika bitandukanye bitewe n'uko yumva umwuka uri muri we ariko ari ukubimuhatira. Ariko ntabwo ari umwuka uri mu wundi muntu ugomba kubimuhatira. Ntabwo ari umushumba w'idini cyangwa se w'itorero ugomba kumubwira ngo senga gutya, kubera ko gusenga, inyungu zo gusenga zifitiwe usenga kubera ko ari uzi icyo ari gusaba. Buriya mu buryo bw'imisengere mu iyobokamana abantu bagiye bategeka abandi ibyo bavuga mu masengesho. Uzajya mu materaniro yawe ngo uvuga gutya, ngo vuga ibi ngibi, ngo senga ibi ngibi. Iyo ni inama, ntabwo ari amasengesho. Ayo ni amabwiriza bari kuguha uri gusubiramo, ntabwo ari amasengesho. Amasengesho ni igikorwa gikontororwa n'umwuka. Ushobora kuvuga mu ijwi riri hejuru, ushobora kuvuga mu ijwi rituje, bitewe n'impamvu zawe n'umwuka, bitewe n'icyo ugendereye. Ibindi byose by'abantu ukubwira ngo bigenze gutya ni imbaraga ziturutse kuri Satani. Ni Satani ushaka gutata amabanga y'abantu akoresheje abandi bantu. Yakobo yaravuze ngo muri intambara zivaye mu byo mutekereza, mu byo mwumva. Abantu bagiye bashuka abandi bakavuga ngo wowe senga, none undi nakaba ari ukumviriza mwicaranye kuko utari kuvuga cyane. Nigeze mbibona mu byumba by'amasengesho, umuntu akajya kubwira uko utari kuvuga cyane, uko utari kuvuga cyane, ngo ubundi ngo gusenga, ngo gusenga wongorera, ngo iyo ubonye umuntu muri sari wawe ngo wowe uraceceka, ariko wowe uri kubimubwira ubifitemo nyungu ki? Shaka kumva amabanga y'umuntu. Ubwo amasengesho n'abaki b'amasengesho nta nubwo umuntu ipfumwe bari bivuye ku mutima. Gusenga no kwirana n'Imana twayibonye. Iyerane n'Imana Bibiliya iratubwira ngo ndetse nushaka ujye ukinga inzugi zawe kugira ngo wiherane na so uri mu ijuru. Niba atari mu materaniro rusange, kinga inzugi zawe hatagira ibikwinjirira. Kandi nabwo niba ari mu materaniro rusange, kinga inzugi zawe z'umutima hatagira ibikwinjirira. Ntabwo amasengesho ntabwo ari uguhuruza. Ntabwo ari uguhuruza. Iyo biba amasengesho rusange yo gutabaza, muri kuvuza induru ngo mutabarwe, ubwo mwaba wasakuza nibyo. Ariko uko wasenga kose, iko wavuga kose, ikintu Imana iri kureba ni wa mutima. Banshimisha iminwa ariko imitima ikamba kure. Ese umutima wawe uri mu isengesho? Njya mbona amasengesho abantu basenga mu mbabarire, ukumva umuntu ateruye iby'undi yavuze. Uzumva cyane kubiyerekeranye n'abantu abo twita barokore, aribo batwebwe. Kuko wagiye ibuna ukumva umuntu kuvuga ngo mana ngo ugene muri za hopitali. Naho gatangira ngo mana ngo jyana ngo ujye mu mfuruka ajya zisi, ngo mana wangu ajya muri za hopitali, wabanje ukayihamagara ikaze wawe. Uyohereje muri hopitali, wowe uri gutuma Imana, ni nawe Imana yatumye gusura abarwayi, ariko wohereje Imana muri za hopitali. Ubwo nuko wabyumvise gutyo gusa muri za hopitali. Rimwe na rimwe na hopitali, rimwe na rimwe ntabwo uzi icyo ari cyo. Ngimana ngo genda ngo ujye muri Amerika, ngo ujye mu Burayi, uri kohereza Imana hehe? Ko ari wowe ukeneye Imana. Waje gusengera iki? Cyangwa uri gusengera igihugu,
ariko nabwo Imana ntabwo yerekwa, ahubwo Imana irabona. Twebwe twerwa kubera ko turi abantu. Gusenga, gushyikirana n'Imana, gushyira ipfunwe ryawe imbere y'Imana. Hari isengesho twahawe, hari n'ibindi dusaba Imana biturutse kuri twe by'umwihariko. Uwo mwihariko wawe ntabwo ari uwundi muntu, ntabwo ari uwundi muntu. Abantu benshi bakabizanamo amasono atandukanye. Ngo urasenga upfukamye, ngo urasenga ugaramye, ngo urasenga wubamye, ngo urashyira amaboko ku mutwe, ngo uragenda ngo bawukandagire hejuru. Ibyo byose ni umwuka w'ubuyobe, ni umwuka wa Satani. Nta kundi kuntu wasenga kugira ngo Imana ikumve uretse kwatuza amagambo yawe imbere y'Imana kari yera, kandi uko wayatura kose umutima wawe ukaba uri guhamanya nayo n'uwusaba. Ntabwo wajya gusaba umuntu ngo umusaba uri kureba inyuma, ahubwo umusaba uri kumureba. Niko umutima wawe ugomba kwerekera ku Mana mu isengesho ryawe, kandi wizeye neza ko ibyo usabye Imana ibasha kubikora. Ngo bansengera ubusa, uko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Hari ibindi nagiye mbona bitandukanye. Abantu barimo barasenga muri groupe runaka, barimo barasenga mu matorero runaka. Umushumba yitwaje ubushumba bwe ngo mwe muhagaze. Abantu batangiye isengesho ngo mwe muhagaze, ngabo bari muri competition cyangwa se ari ibinyabiziga batwaye, bakaba bageze muri zebra crossing. Ngo mwe muhagaze, ngo ntabwo nguko muri gusenga ngari byo, ngo mwe muhagaze. Uragira ngo basenge gute? Bibakorere. Nta muntu usengera undi mu mwanya we. Reka abantu bidagadura imbere y'Imana, kubera ko umwuka w'Imana ni umuyobora. Ndetse n'umwana muto nguzi gusenga Imana ntazagira ubwoba, ngazafashwa no gusenga. Umuntu wamaze kwinjira yacometse yatangiye gusenga, wowe akamubwira ngo buhagaze, ngo ceceka, ngo buhagaze. Uretse nyine ko waba umuyobora cyangwa arandi mategeko runaka, ariko ubwo buryo bwose ni imikorere y'umwijima, ni abadayimoni, ni imyuka mibi yagendereye abantu iri gukoresha abantu kugira ngo irogo y'ubwoko bw'Imana. Kurica no mujye muntega amatwi ibyo mba ndi kuvuga. Ntabwo ari ibintu nanazira kuko sinabizira, kandi nabwo ngiye kubizira ntabwo naruta indumwe. Ntabwo ndumwe uyu munsi zihari. Ariko ndagira ngo ubikora nawe mwigishe, uwo ni umwuka wa Satani ubukongoreye ngo bahagarike kuzimya igicaniro. Umuntu yatangiye gushyikirana. Niyo mpamvu hari Yesu yavuze ngo ukinga n'inzugi ni ukugira ngo atagira ukuderanje. Ntabwo gusenga amabwiriza tuyahabwa n'abandi bantu, ntabwo uko dusenga tugomba kubyerekwa n'abandi bantu. Hana yasengaga ari gusaba umwana, yasengaga bucece, umugaragu w'Imana, Imana ikamwumva. Imana aramwumvaga. Abamubonye bakamugata, ariko uyu mugore ashobora kuba yasinze. Ati uyu mugore ashobora kuba yasinze. Ariko Hana akavuga ati ntabwo ndi igipfa mutima, ntabwo ndi mubi, nta nubwo nasinda, sindi umunywi w'inzoga. Yari yanze kubumurira abantu iminwa yabo. Abenshi mu madini bakunda guhura n'indambara muri biriya byumba bagiye bicomekamo. Umuntu avuga ngo vugira ahangaha, ngo senga bigeranye ibijyanye n'abantu, ngo ariko ngo uvuga cyane ngatura ngo ugira gute? Utazi no kwatura icyo ari cyo. Kwatura saraturira nde? Kwatura karugu kugusha umutima neza w'icyaha cyawe cyagizeho ingaruka, mwebwe nimwe yagikoreye. Imigozi yarambira aho ngaho ku rusengero. Amafaranga yibye ndafite uwo yayibye se, uwo yatutse se nta musizi wabo mu mudugudu. Ariko kugira ngo amakuru aboneke, utanga amakuru. Nawe ukumva ngo watuye, ngo wavuze cyane, ngo abantu bakaba babyumvise. Noneho ngo bavugije impundu ngo Imana irakubabariye, nibo bahindutse Imana. Umushumba nawe avugije impundu wawe ngo Imana irakubabariye, ngavuganye nayo. Nta nazi nimba wihanye, nta nazi niba wabiretse, ariko kubera ko ariko wategetswe ubikoze nk'imihango. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Uyu munsi Imana yashatse ko tuganira ku kintu cyerekeranye no gusenga, amasengesho y'imfabusa. Abaroma 1:25 turimo turanasoza kandi. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cyaho cya mbere umurongo wa 25. Reka twumve icyo bavuga. Kubera ko Imana yagaye amasengesho y'abantu, kubera ko amasengesho yacu agawa, kubera iki? Bibiliya iratubwiye mu Baroma kuko baguraniye ukuri kw'Imana ukurikiza ibinyoma.
bakaramya ibyaremwe, bakabikorera babirutisha Imana rurema, ari ishimwa iteka ryose. Amen. Abantu baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bagotomera ibinyoma, bafata ukuri kw'Imana baramya ibyaremwe kubirutisha Imana rurema. Nigeze mbona uka video kamwe umupasiteri umwe ndagaro muri iki gihugu cy'u Rwanda, abantu bari gusenga ari kugenda bakandagira hejuru ngo niko umwuka w'Imana ari gukora, abandi bajya bafata bakabatimba hasi ngo niko umwuka w'Imana ari gukora, undi avuga ngo shyira amaboko imugongo nkaho wapfushije, abandi nabatishyira amaboko ku mutwe ati fata amaboko yawe wikorera amaboko ku mutwe, ukikorera amaboko ku mutwe nk'ingati imennye nkaho wapfushije. Nabyirutse mbona birazira no mu muco w'abantu, araho kubera ko imyuka ya Satani yamaze kuza mu isi. Uwo mwuka wa Satani kubera ko ari ukorera abantu, araguha amabwiriza kugira ngo akurogoye mu mutima utaza kwizera Imana, ahubwo ugendera ku mabwiriza abantu barimo baraguha. Ariko weho nujya gusenga, Bibiliya yabitubwiye, ugasenga warangiza gusenga bavuga ngo ongera utangire bundi bushyashya, ngo waje mu kizamini. N'ubundi niba amasengesho yawe adashyitse ntabwo ari buraza kwemerwa. Nushaka insubiramo inshuro 90 ntabwo ari buremerwa. Kuvuga amagambo menshi uyasubiramo hato na hato, hana bajya bagera igihe bakabura icyo bavuga, akongera agatangira ku byo yari yavuze, abandi bakavuga bihangaho amahata, akavuga ibyo atateguye cyangwa se bitari muri we kugira ngo arebe ko yava aho hantu. Izo ni ingaruka z'icyo bise iyobokamana. Izo ni ingaruka. Imana iduha umudendezo, ikaduha freedom. Gusenga ushobora no kugenda mu nzira uri gusenga kandi Imana ikakumva. Yesu ati bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ukeneye umwuka w'Imana ugwishurira abo muri kumwe, ukeneye umwuka w'Imana ukwereka ibikwiriye ibyo ari byo, ukeneye umwuka w'Imana ukurwanirira arwane n'imbaraga ubana nazo, kubera ko na Satani yindura marayika w'umucyo ngo n'abakozi be bakihabwa buri byo kurya byera nk'iby'Imana. Satani yasutse umuriro mu isi, Satani yamenye abakozi mu isi, Satani yujuje umwuka we hano mu isi. Uwo mwuka w'ubushukanyi urahari wo kugira ngo intore zibure ibyiringiro byazo cyangwa intore ziyobe. Ariko mwene data, hahirwa abasenga mu kuri no mu mwuka. Ndaza gusoza iri jambo nandi kuvuga nonaha, bansengera ubusa, umurimo wose ubukoze ubaye imfabusa. Hari imirimo imwe abantu bajya bakora imfabusa. Ndarutse kubwira abantu imirimo y'imfabusa. Imirimo y'imfabusa, umurimo wa mbere w'imfabusa ni ukwiga utagamije kugira ubumenyi. Ubwo ruvuga ngo inyigisho ndi guhindura. Kwiga utagamije kugira ubumenyi, uwo ni umurimo w'imfabusa. Undi murimo w'imfabusa ni ukwihana ibyo uri busubire gukora. Nyabune ni mudusenga, tujye dusenga ariko tuzi ko ibyo turi gusaba Imana ndetse n'ibyo Imana dutegeka, ibyo umwuka dushaka ari byo dukora, no kumvira Imana. Uwo nawo ni umurimo wa kabiri w'imfabusa. Undi murimo w'imfabusa narawuvuze ni ukugabira umwanzi ngo aguhe amahoro. Nta kindi twakora, ntako twahakwa kuri Satani, nta n'undi mwanzi wari wese wakaho kugira ngo umugabire urebe ko yaguha amahoro, kubera ko Imana ni itanga amahoro ndetse igatanga n'umugisha. Umurimo wa kane w'imfabusa ni ukwica utari buzungure. Imirimo mibi, imirimo y'amafuti y'imfabusa izagendana na ba nyirayo kandi izapfana nabo. Umurimo wa gatanu ni ukuriganya iby'abandi utari bubitunge, nawe ukagenda utabitunze. Uwo ni umurimo wa gatanu w'imfabusa. Ndongera kwibutsa umurimo wa gatandatu w'imfabusa ni ukwambara umwenda mwiza utakarabye, kujya gusenga utagamije kwihana, gusenga Imana utagamije kwiguhindura. Aho ngaho ni ukujya kwambara umwenda mwiza utakarabye. Iyo dusenga dukeneye n'impinduka ifadika. Hanyuma umurimo wa karindwi w'imfabusa ni ukwirukana umugore ukajya mu ndaya. Iyo yose uko ndi kuyivuga ni imirimo y'imfabusa
nk'uko Yesu yavuze ngo bansengera ubusa. Iyo mirimo rero y'imfabusa, ibyo bigaragara nko kwandika usiba, hakayoberwa icyo ugendereye n'icyo wabugamije n'uwuriwe. Niyo mpamvu bene data tuya twirinda imirimo y'imfabusa no gusenga. Yesu yavuze ko ngo bansengera ubusa, bigaragara neza ko isengesho ryawe rimwe na rimwe imbere y'Imana rishobora kuba ritagaragaye kubera uburyo ryakozwemo. Ariko abasenga mu kuri no mu mwuka, Imana izita ku masengesho yacu. Tusoza rero tujya gusenga Imana, ndongera ngwibutse ko hari ibintu bigeze kuri 5 nakubwiye byo gutakaza inkomoko ukabura icyerekezo. Muri bya bintu 5 byo gutakaza inkomoko ukabura icyerekezo, ikintu cya mbere twabonye ni icyo guhakana ko Imana iriho. Tugomba gusenga twiringiye ko Imana iriho. Ibindi tuzagumya kubirebera hamwe, ariko ijambo ry'Imana mbaye uyu munsi ryari iryo gusenga kugira ngo twirinde amasengesho y'ubupfapfa. Mana ikiranuka, Mana ishobora byose, turagushimye cyane. Ndaguhimbaje ko wambaye umwanya nguyu Data twese, kandi ko wambaye umurongo kugira ngo mbone uko mbwiriza ubutumwa bwawe bwiza. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru. Ndagushimira bera bose kugira ngo iri jambo ribahindure, kandi Mwami Imana bahindure imitima, ubarwanirire imbaraga z'umwijima zibahiga nawe uzihige, kuko uri Imana ikiranukira kudukunda. Urakoze cyane Data, duha amahoro asendereye, ukomeze w'amahoro abanyarwanda, ukomeze w'amahoro igihugu cyacu, ukomeze Data twese mu izina rya Yesu wagura umurimo wawe, amatorero yawe Mwami Imana ushyiremo urumuri rwawe, kugira ngo Data twese abagukorera n'abigisha bigishe mu kuri no mu mwuka bishingiye ku ijambo ryawe. Turirukana imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu, gukora kose kwa dayimoni mu izina rya Yesu, Mwami Imana, kugira ngo wowe uze abari ugaragara kandi abari uturwanira mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe, Imana ibahe umugisha.